Mwiriwe neza. Nongeye kubashimira ko mukomeza gukurikira Pamakeo TV. Biradushimisha cyane ndetse biranatwubaka. Niba uri mushyashya, ndagusaba kugira ngo ubanze ukore subscribe kugira ngo ujye ubona video zacu mu wa mbere. Ni biroroshye cyane. Ni ugukanda subscribe munsi y'iyi video byandikishijwe umutuku. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyo tutasobanukiwe ndetse ku biremwa bidasanzwe. Muri make navuga ni sobanukirwa ubuhanuzi duhishwa muri filime tureba. Ese koko zombi zibaho? Kuri iyi si igice kinini cy'abantu kiba gifite imyemerere ishingiye ku iyobokamana. Akenshi iyo myemerere usanga ivuga ko iyo umuntu apfuye hari ahantu ategereza icyo twita imperuka, aho benshi twemera ko bazahava munsi w'urubanza. Ku rundi ruhande kandi haza abandi bantu bemera ko iyo umuntu apfuye ibyo biba birangiye ndetse nta kindi gikurikiraho. Nyuma yabo hari n'abandi bavuga ko iyo umuntu apfuye roho ye ubu cyangwa se ubugingo buvukira mu wundi muntu cyangwa itungo, bityo imyitwarire ye yamurangaga akiri ku isi uwo muntu nakayivukana. Ariko nyuma y'ibyo byose twibwira biratandukanye cyane. Wari uzi ko noneho hari n'abandi bapfa mu gihe gito bakagaruka ku isi kandi bagifite umubiri nka wa wundi bahoranye? Kuri iyi nshuro tugiye kubaganirira ku bantu bapfuye bivugwa bagaruka ku isi ndetse bakaza batandukanye n'uko twari tubazi, kuko baza banywa amaraso y'abantu ndetse banarya inyama z'abantu. Ibi abenshi tubibona mu masinema yatandukanye. Aba bantu bitwa zombi. Ese mu by'ukuri zombi zibaho? Niba zibaho se zibahe ko tutajya tuzibona? Ibi nawe wabyibaza. Ibi ndetse n'ibindi waba wibaza ugiye kubisobanukirwa. Mu gutegura iyi nkuru twifashishije filime mbarankuru yitwa Unsealed Conspiracy Files, Zombie ya John B. Walls. Urubuga rwa interineti rwitwa Unsealed Files, urubuga rwa Wikipedia ndetse n'urwitwa Black Vault. Ijambo zombi ryakoreshejwe bwa mbere mu mwaka w'1819. Zombi bivuga ko ari ijambo rikomoka mu burengerazuba bwa Repubulika ya Kongo cyangwa se bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Zombi bikaba ari inzambi bisobanura Imana aho muri Kongo. Hari kandi n'irindi ryitwa zumbi bisobanura uburozi. Mu nkoranyamagambo z'Abanyaportugal basobanura ijambo nzumbi ko ari imyuka izerera ku isi igamije guteza umutekano muke mu bantu. Mu gihugu cya Haiti ijambo zombi risobanura abantu bapfuye bakagaruka mu buzima. Icyakora ibitekerezo by'uko abantu bapfa bakagaruka byadutse kera cyane mu gihugu cya Haiti. Bitewe n'uko ari igihugu cyajyanagamo abacakara benshi, byavugaga ko iyo abacakara bapfaga bagarukaga mu buzima bitewe n'ukuntu bafatwaga nabi n'abasebuja, bityo bakagaruka baje kwihorera. Ibi biremwa rero byakunze akenshi kugaragara mu mafilime atandukanye nk'ayitwa Walking Dead ndetse na World War Z. Biba bigaragara nk'aho ari abantu bapfuye nyamara bakaza kugaruka mu buzima bitewe n'impamvu zitandukanye. Mu mafilime menshi bakunda kugaragara batera imiti abo bantu bapfuye bakongera kugaruka, ariko bakaza barya abantu. Mu gihugu cya Haiti kugeza n'uyu munsi ni bamwe mu bantu bizera cyane mu madini ya gakondo kandi bakaba bakoresha amarozi ku buryo bukomeye. Ku muntu waba yarigeze yumva ibyitwa voodoo ni ijambo rikoreshwa n'abapfumu cyane muri Afurika y'Uburengerazuba. Rikaba rero ari ijambo ryakomotse muri Haiti, aho usanga bizera muri voodoo cyangwa se voodoo nk'uko mbivuze, bayifata nk'idini. Aba bemera neza ko muri Haiti iyo upfuye umupfumu ashobora kuza akakuvugira amagambo ku gituro cyawe mu kanya nk'ako guhumbya ukazabaye zombi. Ahagana mu mwaka w'1990 mu gihugu cya Haiti uwitwa Wilfrid Dorisend yongeye guhura na se ari kugenda mu muhanda mu gihe bari hashize igihe kinini uwo muhungu bamushyinguye. Baje guhura baramenyana, icyakora bw'amahirwe we ntiyamuriye ahubwo basubiranye mu rugo.
akimara kugera mu rugo wiyemeje ko igihe bari kumuhamba we yabonaga ibindi ko ndetse hari izindi mbaraga zari ziri aho ku gituro ari nazo zaje kumuvana mu gituro bamaze kumushyingura. Yemeza adashidikanya ko yahinduwe atakiri Wilfrid bari bazi nubwo yagarutse mu muryango we. None ese koko ibyo tubona mu mafilime bibaho cyangwa ni imikino gusa? Abahanga bakurikiranira hafi gahunda za leta ya Amerika bemeza ko nta muntu n'umwe ukwiye gusuzugura ibikinwa mu mafilime kubera babikina kubera impamvu kandi ifatika. Urubuga Unsealed Files rwemeza neza ko buri kimwe uzabona muri filime za Amerika kiba gihari cyangwa bari mu mugambi wo kugikora. Ahagana mu mwaka wa 1920 nibwo amafilime yasohokaga. Icyo gihe yabaga arimo amatelefone umuntu azakoza mu rutoki cyangwa se touch screen, kuri ubu ngubu twita smartphone dukoresha. Nyamara igitangaje nuko muri iyo myaka nta telefone zisanzwe ntoya zari zitarasohoka. Wakibaza uti ni gute touch screen zabaga ziri mu mafilime icyo gihe mu gihe twebwe hatarashira n'imyaka 10 tuzibonye? Urundi rugero batanga n'umwaka w'1998 ubwo hasohokaga inkuru ishushanyije cartoon cyangwa se dessin anime igaragaramo ibitero byabaye muri 2011 mbabari bizwi ku mazina ya 9/11. Wakwibaza uti ese ko byari bitaraba ni gute babikinnye amafilime kandi uko babikinnye bikaba ariko bigenda nta gihindutse? Tugarutse ku ngingo yacu, abahanga benshi bemeza ko nubwo zombi bavuga ko ari abapfuye bagaruka, kuri ubu siko bimeze kubera ko leta ya Amerika ifite umugambi wo guhindura abaturage bise amazombi mu rwego rwo kubasha kubacunga neza. Byemezwa neza ko kugeza ubu ubushakashatsi bugeze kure kandi umunsi umwe igice kinini cy'abatuye isi bose bashobora kuzahindurwamo amazombi mu kanya nk'ako guhumbya. Mu gice cya kabiri cy'iyi nkuru tuzabagezaho bimwe mu bihamya byatanzwe na bamwe mu bantu bo hirya no hino ku isi bemeza neza ko zombi zihari ndetse uburyo ibi bikorwamo kugira ngo abatuye isi duhindurwemo zombi. Icyo ngusaba ni ukuma igitekerezo cyawe, inyunganizi muri comment ndetse utubwire niba wifuza igice cya kabiri cy'iyi nkuru. Likes zanyu nyinshi n'ibitekerezo byanyu byinshi nibyo bizatuma tubaha igice cya kabiri. Ndagushimiye cyane. Gusa mwibutsa gukora subscribe kugira ngo n'igice cya kabiri nikiza uzabimenye. Murakoze cyane. Iyi ni Pamakyo TV.